turabakiriye mwebwe inshuti namwe mukurikiye inkingi y'umuryango. Uyu ni wa munsi rero twababwiye, ni ya tariki, ni ya saha twababwiye hazaba igikorwa kidasanzwe cyo gukora isengesho ryo guhagarara ku nkike, cyane cyane dusengera umuryango wacu. Thank you so much. We welcome you, those who are following us on INKINGI Y UMURYANGO channel, literally translated to be the pillar of the family. This is the day, this is the hour, this is the time. We invited you to have a prayer session with you. We are going to be standing on the mountain of a family, praying for our families. Njyewe ni Elyse, nkaba ndi MC cyangwa se uri buyobore iki gikorwa. Thank you so much. She's by names of Giselle and by names of Angel Rambo. Now I'm going to be interpreting in this session. Nkuko rero mubyibuka twagiye tubibabwira kenshi, uyu munsi ni insanganyamatsiko igira iti Icyampa Uwiteka akongera akubaka inkingi z'umuryango wanjye, cyangwa se akongera kubaka inkike z'umuryango wanjye. As we invited you, as we informed you earlier, the theme of today, it says that, "Oh Lord, may you build the walls of my family." We are standing to build the walls of the family. Iki rero ni igihe cyiza cyo kugira ngo uhagarare mu cyuho cy'umuryango wawe. Ngira ngo urabizi, Elyse niyo wateguye kino gikorwa, cyane cyane murabizi ko Elyse ahagaze ku musozi w'umuryango, yatumiye imiryango yose hirya no hino ku isi ikurikirana igicano kugira ngo mube maso kandi muhagarare mu cyo cy'umuryango kugira ngo dusengere umuryango 2021 twambuke dufite umuryango ushima Imana, umuryango twese twifuza. As you all know, this program was organized by Nirere, Elyse, who is standing on the mountain of a family. We are here to pray and dedicate our lives, the families, so that we enter into 2021 having a God-fearing family and having a holy family, the family we desire. Ndakwibutsa rero ko ushobora gukora subscribe ku nkingi y'umuryango, ndetse ugatanga comment cyangwa se ukaba wahamagara kuri nimero ubona kuri screen yawe ugatanga icyifuzo, wenda ushaka hari icyo bagufasha kugira ngo ku muryango, hari icyifuzo waba ufite cyo gusengerwa kugira ngo umuryango wawe umere neza, ndetse hari n'igihe waba ushaka kuvuga ati ko mbona ibintu Elyse akora ari byiza, nanjye ndifuza ko hari icyo namufasha, namutera inkunga mu gikorwa nk'iki ngiki. So please, we invite you to subscribe, share, like, and if you also need to support Elyse as she's doing all this to bring the families together, to bring reconciliation, reunion in the families, please, you may call on the number you see on the screen, or you may also be having a desire to be prayed for, or you may have a special request to pray for your family. Please do not hesitate to call the number on your screen. Reka rero mbere yuko tujya mu zindi gahunda tubanze twiragize Imana. So let us have an opening prayer before we proceed. Mwami Imana, turagushima turaguhimbaza kuri uyu munsi mwiza waduhaye. Ni umunsi wo kugira ngo turwanirire umuryango wacu. Turifuza ko haba impinduka ku muryango wacu. Turifuza ko waza mu muryango wacu, ukaza mu babyeyi, ukaza mu bana, Mana, kugira ngo umuryango twifuza wongere uhinduke. Hongera uhinduke umuryango w'icyitegererezo hirya no hino ku isi. Turakwinginze kugira ngo Mwami uhagarare ku muryango. Turakwinginze kugira ngo urebe aba mama bahagaze mu cyuho cy'umuryango wabo. Turakwinginze kugira ngo urebe aba papa bahagaze mu cyuho cy'umuryango wabo. Turakwinginze kugira ngo urebe aba bana bahagaze mu cyuho cy'umuryango wabo, wumve gusenga kwabo muri uyu mwanya. Turagushima Mwami, turakwingize kugira ngo uzubane natwe, utangirane natwe kandi usozanye natwe, tubone impinduka idasanzwe ku miryango yacu. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Aka kanya rero tugiye kwinjira mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Tugiye kubohoka, turamya Imana. Dushobora gusenga turi kuramya Imana. Reka rero twinjire mu mwanya wo kuramya Imana. Ushobora kuba uri kuri telefone, udukurikirana uri kuri telefone, wenda uri kuva ku kazi cyangwa uri mu zindi gahunda. Ushobora kuba uri mu rugo ndetse n'umuryango wawe uri kuri laptop cyangwa se machine urimo kudukurikirana. Turakwingize kugira ngo winjirane natwe muri uyu mwanya wo kuramya Imana.
We are about to go in the time of praise and worship. This is the time of being set free, the time of praising and bringing the presence of the Lord in our families. You might be following us using your phone, maybe coming from work. You might be also at home, sitting with your family, sitting in front of the laptop. So please join us in this time of praise and worship.
tutazahwema kuvuga ineza yiwe twagiriwe. Ese twasubiranamo gato aya magambo. Nicyo gituma tutazahwema kuvuga ineza yiwe twagiriwe. Twabitubwiza duhindurirwa izina tuba abawe ku masezerano. Nicyo gituma tutazahwema kuvuga ineza yiwe twagiriwe. Cyubahiro ni icyawe Mana. Amen. Imana itari Uwiteka, inde gitara kitari wowe. Uri Imana inyemeje imbaraga, kantunganyiriza inzira yanjye. Nzagushima mu mahanga yose, ndirimba ishimwe ry'izina ryawe. Iyihindura ibirenge byanjye bikamera nk'iby'imparakazi, impagarika ku musozi wanjye, gisha amaboko yanjye kurasana, tuma amaboko yanjye afora cyane, umuheto w'umuringa kandi wampaye ingabire inkingira, ariyo gakiza kawe mfite kandi wampaye ingabire inkingira, ariyo gakiza kawe mfite. Inde Mana itari Uwiteka, inde gitara kitari wowe. Uri Imana inyemeje imbaraga, kantunganyiriza inzira yanjye. Nzagushima mu mahanga yose, ndirimba ishimwe ry'izina ryawe. Ukuboko kwawe kwiza kw'iburyo kurandamira maze ngakomera, ubwaneza bwawe bwanteye ikuzo. Intambwe zanjye wazaguriye inzira, ugirira imbabazi uwo wasize, urubyaro rw'iteka ryose. Ihomeke inkingira ibihe byose, gitare cyanjye himbazwa. Ugirira imbabazi uwo wasize, urubyaro rw'iteka ryose. Ihomeke inkingira ibihe byose, gitare cyanjye himbazwa. Inde Mana itari Uwiteka, inde gitare kitari wowe. Uri Imana, uri Imana inyemeje imbaraga, kantunganyiriza inzira yanjye. Nzagushima uririmbe Imana yanjye, ishimwe ry'izina ryawe. Inde Mana itari Uwiteka, inde gitare kitari wowe. Uri Imana, uri Imana inyemeje
nzagushima nkagushime Imana yanjye ishime ry'izina ryawe nzakuratira n'abatakuzi ishime ry'izina ryawe nzavuga iteka iby'imirimo ukora ishime ry'izina ryawe nzabwira abera ko wagize neza ishime ry'izina ryawe nzagushima mu mahanga yose ishime ry'izina ryawe nk'uko rero mubizi Elyse niwe visionnaire w'iki gikorwa, niwe wateguye iki gikorwa. Agiye rero kudusobanurira atubwire impamvu y'iki gikorwa, atubwire ndetse naho byaturutse naho byavuye, kugira ngo atekereze igikorwa nk'iki ngiki cy'isengesho ryo gusengera umuryango. Yes, you all are aware of the visionary of this program, Inkingi Y UMURYANGO channel, or the prayer session you're going to be having. It's all about Nirere. She's the one who prepared this. She's the one who organized this. So we are going to be welcoming her. She's going to be telling us how she came up with this vision, the revelation where she got it from, and why is it that possibly she decided that we have to have a prayer before we cross over to 2021. Nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye channel Inkingi y'Umuryango, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. I greet you all who are following Inkingi Y UMURYANGO channel. I greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Nangiye mbashimira mwebwe mwese mwafashe umwanya wanyu mukaza gukurikira aya masengesho. I begin by thanking you, all of you who have taken the opportunity, your time to follow this prayer session. Nongeye gutangira nanone nshimira ubuyobozi bw'itorero Zion Temple Kimironko bwadutije ahantu iki gikorwa gishobora kubera. Imana ibaha umugisha. I extend my gratitude also to Zion Temple Kimironko Parish, who have given us a place where this prayer session can be carried on. Nongeye gushimira nanone by'umwihariko umushumba wanjye mukuru intumwa Dr. Apotre Paul Gitwaza wadutoje kwisobanukirwa no kumenya imisozi twahamagariweho. I again extend my gratitude to my senior pastor, Apostle Dr. Paul Gitwaza, who taught us how to pray and also understanding ourselves, our identities, and knowing the mountains that we have to stand on. Ndamushimiye cyane we yagize igitekerezo cya Afrika haguruka, nicyo cyagiye kivumbukamo iyi mihamagaro yose ubwo twabaga dukurikira inyigisho ku misozi 7 igikorerwa mu giterane Afrika haguruka. Aha niho jewe nashoboye kumvira cyane umuhamagaro wanjye. Nari isanzwe nkuza ariko numva ntafite orientation, ariko ibiterane n'inyigisho yagiye atwigisha zanteye kumenya umurongo shobora gukoreramo n'umusozi shobora guhagararaho. I thank him so much for the conferences or the concert Africa Arise that he has been doing for many years in the past years. As we had the sessions and we were studying about the different mountains, the 7 mountains, that's where I got to understand and know that I'm on this mountain of a family. Of course, I knew that I had this talent, but I had not yet allocated it and understood that I had to be on the mountain of the family. Nongeye gushima Imana cyane yo yanyujije mu bikomeye kugira ngo bizaturukemwo uyu muhamagaro. I again thank God for he made me go through a lot, through the sufferings, and these are the things that made me to the calling to come out of the testimony of what I went through.
Ibyo nabimenye ubwo nagiraga inzozi inshuro zigeze muri 3 ndota mbona ndi mu bwato umuntu ari kumbwira ngo nimbwambutse ngeze abantu aho bari kujya inyuma yanjye hari abantu benshi bariho barasakuza ngo simbasige abakuru abato abirabure abazungu abakire abakene. So I got to know this when I had dreams severally. I kept on dreaming, seeing myself in a boat, wanting to cross over. But I saw people, so many people at my back, crying to me, saying, please do not leave us behind. I saw men, women, old and young, whites and blacks. I saw different kinds and categories of people as they were calling me that I should not leave them at the shores, that I had to cross them over. Izo nzozi zaje inshuro ya mbere sinasobanukirwa ibyo ari byo, inshuro ya kabiri mu myaka itandukanye sinasobanukirwa ibyo ari byo, inshuro ya gatatu numva ijwi rirambwiye ngo muri wowe mu byakubayeho hari amahirwe ya kabiri nshaka guha umuryango. When I dreamed about this first time, I did not get the meaning. Second time, in a different year also, I didn't understand really the meaning of this vision or the meaning of this dream. So third time when I dreamt about this, I had the voice telling me that what happened to you, I need to give you a second chance so that you may rescue or save the family. Hanyuma numva iryo jwi rirambwiye ngo bari abantu bose n'abantu bagutegereje kugira ngo wongere ubambutse ubageze aho bagomba kujya. So I had this voice telling to me that the people whom you see behind you, crying to you, calling your name, these are the people who need your support so that you may cross over and then you get to the shores. Icyo gihe nabwiye Imana nti ndemeye ariko sinzi uko ngomba kubikora. By that time, I accepted to God, but I also said, God, though I have accepted, but I don't know how to do this. Nuko numva Imana impamagariye muri iki cyanditswe kiri muri Maraki igice cya 3 umurongo wa 23 muri Bibiliya y'Ikinyarwanda. So when I was still in the prayer, I heard the Lord speaking to me in the book of Malachi, chapter 3, verses 23, but in English it is chapter 4, verses 5. Haravuga ngo dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni we uzasanganya imitima y'abana n'iyabase kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Malachi chapter 4 verses 5 in English, it says, see, I will send you the prophet Elijah before that great and dreadful day of the Lord comes. He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers, or else I will come and strike the land with a curse. Hari ibibazo byinshi dufite mu isi, hari ibibazo byinshi dufite mu gihugu cyaba cy'u Rwanda cyaba igihugu nawe urimo udukurikiye bishingiye ku guta inshingano z'umuryango, amakimbirane y'imiryango, ababyeyi kutumvikana n'abana, abagore n'abagabo kutumvikana, umuryango mugari kutumvikana. Hari ibibazo byinshi dufite, hari n'akaga kinjiye mu miryango no ku isi kubera yuko twataye inshingano. There are so many problems and challenges we are having in the families due to many reasons. Either the quarrels that are found in the families, the misunderstandings between husbands and wives, the children also being not nurtured in a well way. It might be here in Rwanda or else in the country you are in. But all these circumstances, all these consequences, all these challenges and problems we are having, they are due to people not being responsible for their families. Ndashima Imana ariko ko iki cyanditswe kiratubwira ngo nzabohereza umuhanuzi Eliya. Hari abahanuzi benshi Imana yahagurukije ku musozi w'umuryango kugira ngo bavuge ijwi ry'ikondera bavuga bati nimukuri kizira mu muryango, nimwihane miryango mwongere mwiyunge kugira ngo atazaza kurimbuza isi umuvumo. I thank God that there are so many prophets he has risen. As the verse says, see, I will send you the prophet Elijah. So the prophets are standing on the mountain of the families, crying out, blowing the trumpet, saying that
please reunite, reconcile the families before I come to strike the land with a curse. aya ni amahirwe ya kabiri Imana iri guha umuryango kugira ngo mugire ibyo mutunganya, yewe mu papa, yewe mu mama, yewe mwana, yewe bana mu miryango mufitanye ibibazo. Iri ni ijwi ry'Imana riri kubahamagara kugira ngo mugire ibyo mutunganya, umugisha w'Imana wongere ugaruke muri mwe, Satani atazaba arimbura mutaritunganije, mutarake mu bibazo biri mu miryango. This is the second chance the Lord is giving us. This is the second chance the Lord is giving you. You might be a father, you might be a mother, you might be the child, you might be an extended family. You are having issues, you are having misunderstandings. The Lord is calling us to have reunion and reconciling so that He may not come to take the church while we are still in challenges and in sins. Uko rero niko nemeye gutangira umuhamagaro, mbaza Imana uko byagenda. Ntangira gutekereza uko nshinga organization ifite mu nshingano gukumira amakimbirane y'imiryango no guharanira uburenganzira bw'abana yitwa Action for Child Rights Protection. So this is the way, in this scripture, that's where I accepted to turn to the calling of the Lord, and I decided to have an organization which is called Action for Rights of the Children. Action for Child Rights Protection. Action for Child Rights Protection, and this is what we are doing. We are trying to reunite the families and bring reconciliation among the people who are having misunderstandings. Mu gihe nyiriho nyubaka iyo organization kuko ubushobozi butarakwira, nibwo numvisha nanone igitekerezo kinzamo gutangira cyane kugira ngo dutangire dukorereho ibiganiro bifite indangagaciro za Gikristo bigamije kongera kugarura umuryango mu nzira. As the process of building this organization, I also had another idea of having a channel, opening a channel, a YouTube channel, whereby we shall be having the prayers, the talks, the gospel talks that are scheduled to bring people back to the source or the responsibility of a godly family. Uko niko natangiye channel yitwa Inkingi y'Umuryango. That's how I began a channel called INKINGI Y UMURYANGO, literally to be translated as the pillar of a family. Imaze igihe gitoya itangiye ikorerwaho ibiganiro by'umuryango, ngira ngo ndarakubwire ngo nunabishobora ukandeho subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro binyuraho. Nzi neza ko nabyo Imana ishobora kubinyuramwo igira ikikora mu buzima bwawe cyangwa mu buzima bw'abawe. It's a few days while this channel has been operating, and I want to request you to invite you, if you can be able, you can subscribe so that you keep on following these evangelizations, these talks. Maybe the Lord can speak to you or can solve your problems in one way or the other. Nyuma yo gutangira iyo channel nibwo numvishe rimwe nicaye mu rusengero umuvugabutumwa ari kwigisha, ijwi rimbwira atari ko Satani yamaze gukora action plan y'imiryango azasenya umwaka utaha n'imiryango azateza ibibazo umwaka utaha. Mwebwe muhagaze ku musozi w'umuryango mwiteguye mute mwisi y'umwuka umwaka utaha? So recently, while I was in the church listening to the preacher preaching, I heard a voice speaking to me and asking me, the devil has made an action plan or the families he has to destroy next year. So you, the people who are standing on the mountain of the family, what is the action plan? How much are you prepared so that you may restrict the devil from destroying or demolishing the families and the marriages? Mita numva yuko ngomba kugira icyo nkora kugira ngo natwe duhagarare mu cyuho cy'umuryango umwaka utaha, dushire abarinzi ku nkiki mu miryango, dushireho uburinzi mu miryango umwaka utaha. Ingo Satani yateganyaga gusenya, abana yateganyaga guhindura abatinganyi, abagabo bateganyaga kwica abagore babo, abagore bateganyaga kwica abagabo babo, abateganyaga kucana inyuma, abateganyaga guhinduka indaya, abo bose tukababohoza, tukabyanga ko umwaka utaha mu muryango nimvuga umuryango ushireho uwawe n'unda shireho uwe nanjye shireho uwanjye ubyanjye, kubera ko ubu n'ubutumira Imana yaguhaye kugira ngo igire ibyo yangana nawe, ibyo uri bwange nayo irabyanga.
So that's why that's when I decided that now we should have a prayer session to pray for the families, restricting them or stopping them from encountering these evil things. There are so many people who might be willing or planning to cheat on their spouses. There are some children who may be involved in homosexuality. There are so many different things that are happening in the family. But while we are speaking right now, you have to listen that this is the invitation the Lord is giving to you. The Lord is giving me. The Lord is giving another person. The Lord is inviting us to protect our families from evil. ubwo numvaga nganirizwa yuko Satani ari hakoresha strategy yo kudeployinga abantu ateganya gukoresha mu myaka iri imbere mu myanya itandukanye. Iyo Satani ari hafata abantu basenyutse mu mitima yabo, bakuranye ibikomere byo mu miryango, bakuze badakunzwe, bakuze badahabwa indangagaciro zo kubahana, bakuze badahabwa indangagaciro zo gukunda igihugu n'umuryango, abo bantu naho bazakora hose ntago bazatanga umusaruro ukwiriye. So as I was being spoken, as I heard the voice speaking to me, I heard that the devil is deploying people who are responsible to destroy their families. Because there are so many people who grew up with the grudges in their hearts. There are so many people who are broken-hearted. There are some people who grew up without love. So the devil is trying to use all these people because they have not yet received Jesus as the Savior and the King of their lives. So the devil is trying to use them so that he can make them their agents and destroy the families. Ariko rero kandi ni igihe Kristo ari hashaka gutegura umugeni ahereye mu miryango. Ariho arashaka kurema ikinyejana cyubaha Imana kizakorera munsi y'ubutware bw'umwuka wera, kizakora kiyobogwa n'Imana. Yes, the devil is doing all this, but also the Lord is preparing a generation that has to be holy and God-fearing. As the devil is doing everything, God also is preparing a new generation that will live in a godly life. Niyo mpamvu uyu mugoroba ngusaba nguze kuba maso kugira ngo uhagarare mu nkiki z'umuryango wawe, uhagarare mu cyuho cy'abana baguturutsemo, uhagarare mu cyuho cy'abana muvukana, uhagarare mu cyuho cy'abana bavukana n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, kugira ngo aharaho niba Imana igiye guhagurutsa kugira ngo ibakoresha, ntiwite kuri uwo mwana yakunaniye, ntiwite kuri uri ubona byarangiye, ntiwite kuko Imana iri gukoresha imbaraga nyinshi ihamagara abana batoya kugira ngo ireme ikinyejana kiyubashe, iriho irategura ikinyejana kigiye kuzana ububyutse. Ntiwite kukubona ko ibyo bintu bitashoboka, uwo mwana atavamo ikindi kintu, uwo mugore atavamo ikindi kintu, uwo mugabo atavamo ikindi kintu, kuko ni munsi y'itegeko ry'Imana. So that's why I'm calling you to be alert, to be awake this evening, to be awake wherever you are. Do not consider the person who has backslided. Do not consider the child who has fallen, who is broken-hearted. Just consider that the Lord has the powerful word upon his life or her life. Imana iramutse igufunguye amaso mu mwuka ukitegereza ibiri kuba muri iki gikorwa, wakifata nk'ikintu cy'agaciro, kuko hari iminyago myinshi uyu mugoroba Imana yifuza kwambura Satani. Ube maso kugira ngo umwambura abawe yatwaye, kuko ni itegeko yahawe n'Imana. Imana yadutumiye kugira ngo muri iyi ntambara tuyigwanane n'Imana. Hari ibyo tutari kuzishoboza, ariko kubera ko Imana yadutumiye nuko yiteguye kugwanana natwe kugira ngo tugarure iminyago yacu y'ibyo Satani yari yaratwaye. I pray that the Lord open your eyes to see what is happening right now. Of course, there are so many things, there are so many challenges you might be encountering or you have been encountering in your life, but the Lord is bringing captives back. The Lord is bringing captives, the people that the devil had taken, the people that the devil had stricken, the Lord is bringing them back. So be so careful so that you may not miss any single minute. Birashoboka ko hari byinshi ubona byasenyutse bitagishoboka, ariko biri bushoboke kubera ko uyu mugoroba turi buhanurane n'Imana, duhanure mu kibaya cy'amagufwa yumye. Ibyo bintu bitari bigishobotse bishoboke. Ibyo turabisanga muri Zaburi 106:23, aho Imana yadusabye guhagarara mu cyuho gusa, nayo ikagira ibyo yikorera mu buzima bwacu.
It is possible that you are only considering the impossibilities, the things that are not working out for you, the things that are only burdening you, giving you a hard time. But we are standing here together with the Lord so that we prophesy in the valley of the dry bones. We find this in the book of Psalms 106 verses 23, where the Lord is asking us to stand in the breach so that we may also rebuild the walls. haravuga ngo bituma ivuga ko izabarimbura kandi iba yarabarimbuye iyaba Mose intore yayo itarahagaze imbere yayo mu cyuho cy'inkike. It says Psalms 106 verses 23, it says, so he said he would destroy them had not Moses, his chosen one, stood in the breach before him to keep his wrath from destroying them. Rero ni inyungu yawe guhagarara mu cyoho cy'umuryango wawe akakanya kugira ngo Uwiteka atazaza kurimbura. It is your own benefit to stand in the breach of your family or in the gap of your family, so that by the time the Lord is coming to destroy, izerane natwe nturebe ko mubyumvikanyeho n'umuryango, nturebe ko umuryango wawe utabyitayeho, wowe wagize ubuntu bwo gukurikira iki gikorwa. Have faith, be reasoning in faith, be reasoning in believing with us. Do not consider that you are not in the same accord with your family. Do not consider that you are not in the same accord with your spouse, but have faith with us as we are going to be praying, so that for the Lord is going to do something new in your life. Menya ko ari wowe Imana ihamagaye ngo uhagarare mu nkike z'umuryango wawe kugira ngo igire bishyashya izanamo. Get to know that it's the Lord is calling upon you. The Lord has chosen you to stand in the gap, to stand in the breach for you to change some things. Wahagarara mu cyoho cy'abana bawe wizeye, wahagarara mu cyoho cy'umutware wawe, wahagarara mu cyoho cy'umufasha wawe, wahagarara mu cyoho cya nyoko bukwe, cya so bukwe, cy'abo bantu bose ubona Satani yigaruriye. Kandi Imana ikunyuzemo ikongera ikabagaruraho imbabazi ikabazana mu buntu bwayo. You may stand in the gap of your children. You may stand on behalf of your spouse. You may stand on behalf of your husband. You may stand in the gap of your mother-in-law, your father-in-law. You can stand so long as you have chosen to be part of the people or the sense the Lord is calling to stand in the breach. N'abatindiye rero ndagira ngo nkubwire ngo ntuve kuri iki kiganiro udakurikiye gahunda zose, kuko turaza kwinjira mu gusenga mu masengesho y'imbaraga tubifashijwemo n'umukozi w'Imana ugiye kutubwiriza akanatuyobora muri ayo masengesho, kugira ngo twinjirane mu mbaraga, twange umwaka utaha umuryango wacu tuzawinjiraneyo ufite amahoro, ufite umutekano, ufite ubumwe, ufite iterambere. So without taking much of the time, I encourage you to keep posted, to keep following us, because at the end of the session, you're going to have a powerful prayer, praying for our families, praying for our nation, praying for different people, praying so that the Lord will keep our lives and our marriages safe in the next year we are about to be in. Rero n'abatindiye nabasobanuriraga impamvu y'iki gikorwa aho cyaturutse, ndagira ngo nakire umukozi w'Imana uri butuyobore mu masengesho y'uyu munsi, dusenga mu mbaraga, usenge wizeye, usenge ugira ibyo wanga, usenge ugira ibyo urema, umenye neza ko yari invitation wahawe n'ijuru. So without taking much of your time, I'm going to call upon the servant of the Lord who is going to give us a word of today and also leading us in the prayer. But I encourage you to pray by stopping some things in your life. Deny some things that have been working in your life. Ubwo tuza kwinjira mu gusenga, niba muri mu muryango mufatana amaboko, musenge mufatanye, abana niba bari hafi ubazane, umutware niba ari hafi umufasha, niba adahari Satani ntabikuriganirizemo, mubohoze mu kwizera, mubwira uti nguyu ndamufite, umufasha niba adahari, ntuvuge ngo umugabo wanjye yaradutaye, niba mutara divorce avuga ati nanzi yo divorce, ndaguhamagaye akakanya ndagufasha amaboko, ngwino dusengane, uri papa w'abana banjye, uri mama w'abana banjye, niba nawe utarashaka ibi birakureba, hagarara mu cyuho cy'urugo uzagira mu myaka izaza. So
As we are going to be praying, I want you to stand in the gap. And then if you are with your children, please get hold of their hands and you pray in unity. If your husband is around, please, you can pray together. If your wife is around, you can pray together. But if they are also not around, please call upon their names. If you are still together but not yet divorced, you can call him and say, you're still the father of my children. And if you're still a young girl or a young boy, but soon or later you're going to be having a marriage, you can also pray for the marriage you shall have in the near future. Murakoze ndagira ngo rero nakire umukozi w'Imana uri butuyobore muri icyo gikorwa anatugezaho ijambo Pasteur Elyse RUHAGARARABAHUNGA tuguhaye ikaze Imana ibahe umugisha. So let's give a round of applause as we call upon Pastor Inkike RUHAGARARABAHUNGA, who is going to lead us in this prayer session and also giving us a word of today. Murakoze cyane abakurikiye Inkingi y'Umuryango channel. Thank you so much for those who are following Inkingi Y UMURYANGO channel. Turabashimiye cyane kubw'ikiganiro tugiye kwinjiramo. We thank you for this session you are going to be having. Turafata umwanya munini wo gusenga cyane. We are going to be taking much time in prayers. Dusengera umuryango. Praying for the family. Yesu abamugisha badukurikiye mwese aho muri kwisi. May the Lord bless you all who are following us from worldwide. Turashima Imana nicyo cyambere. We thank God, that's first and foremost. Turashimira Imana uw'Imana yayerekwa Nirere Elyse. We are grateful to the Lord for the person he gave a vision, Nirere Elyse. Turashimira Imana Zion Temple ya Kimironko yatwakiriye. We are grateful to the Lord for Zion Temple Kimironko Parish that has hosted us. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Imana ibagire neza. May the Lord do good for you. Twasenze. We have prayed. Tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana. We are now diving to the word of God. Ndagira ngo ijambo ry'Imana ni ubushobozi bwose. I believe the word of God is all the power, all the authority. Turaganira ku ijambo ry'Imana. We are going to be sharing the word of God. Dufite insanganyamatsiko. We have the theme ivuga ngo Icyampa Uwiteka agasana inkike z'umuryango wanjye. that says, "Oh Lord, may you rebuild the walls of my family." Niko bimeze. That's the way it is. Icyampa. Oh Lord. Ese birashoboka? Is it possible? Ko umuryango wasanwa? Is it possible that the family can be rebuilt? Ese birashoboka? Is it possible Ko umuryango wagira amahoro n'umunezero? that the family may have peace and joy? Turaza kuri abantu batatu. We are going to be seeing three Bahagaze people mu cyuho. who stood in the gap Umuryango urasanwa. and the family was rebuilt. Uwa mbere The first ni one Mose. is Moses. Zaburi 123:23. Psalms 103 verses 23. Ariko iri jambo riragaruka mu kuva 32. This word is also in Exodus 32. Kuva 32 niho hatujyana muri Zaburi 123:23. Exodus 32 takes us or leads us Psalms 103 verse 23. Abantu bakoze ibintu bibi cyane. When people had messed up, Basenga inyana. they prayed the calf. Imana iza kurimbura. God came to destroy. Ariko Mose ahagarara mu cyuho. But Moses stood in the gap. Ndagira ngo mbwire umugabo urimo kunyumva ko ashaka guhagarara mu cyuho. I want to tell a man who is listening to me that you may stand in the gap. Ndagira ngo mbwire umugore urimo kunyumva ko ashaka guhagarara mu cyuho. I want to tell a woman who is listening to me that you may stand in the gap. Ndagira ngo mbwire umusore cyangwa umukobwa urimo kunyumva ko ashaka guhagarara mu cyuho. I want to tell a young man or a lady who is following me that you may stand in the Birashoboka. gap. It is possible. Turasoma muri Samuel wa mbere. We are going to be reading 1 Samuel 25. 25. Turasoma guhera kuri 23. We are going to be reading from 23. Reka dusome. Let us read. Nuko Abigayeli abonye Dawudi ahuta ava ku ndogobe yikubita hasi imbere ye yubamye. Turimo turareba uburyo uyu mudamu yahagaze mu cyuho Abigayeli. We are seeing the way this woman Abigail stood in the gap. Hari amakuru yakiriye Abigayeli. There's a story or the news she received. Umuryango ugomba kugira amakuru. The family has to be informed. Kuki uyu muryango habaho ubutane? Why is it that this family has to Ukeneye separate? amakuru. You need information. Kuki uyu muryango hari indwara runaka ukeneye amakuru? Why is it that they have a certain disease? You need information. Kuki uyu muryango harimo kugumirwa ukeneye amakuru? Why is it that they are taking long to be married? You need information.
kuki uyu muryango harimo impfu zitandukanye cyangwa gukenyuka ukeneye amakuru? Why is it that this family is having death, the earlier death? You need information. Reka twumve adusomera Samuel wa mbere 25:23. Let's read 1 Samuel chapter 25, verse 25. When Abigail saw David, she quickly got off her donkey and bowed down before David with her face to the ground. She fell at his feet and said, "My Lord, let the blame be on me alone. Please let your servant speak to you. Hear what your servant has to say. May my Lord pay no attention to that wicked man Nabal. He is just like his name is Fool, and folly goes with him. But as for me, your servant, I did not see the man my master sent." I continue. Turabona Abigail ikubita ku birenge bya Dawudi. We see Abigail falling at the feet of David. Yakiriye amakuru akomeye cyane. She had received the strange news. Ko Dawudi aje kurimbura ko Dawudi agiye kurimbura umuryango wo kwa Nabali akawuvanaho. She had received the news that David had come to destroy or demolish the family of Nabal. Dawudi yatumye kuri Nabali ngo amufashe amuha ibyo kurya by'abasirikare biwe. Nabali arangije arabyanga atuka Dawudi amagambo mabi cyane, amaze kumutuka Dawudi arabimenya. David asked Nabal to bring the food for the army for the soldiers. Yet Nabal refused and abused him. So this story got to David's ears. Umugaragu abwira Abigail amakuru ko Dawudi yiteguye n'ingabo aje kurimbura umuryango wose. Iyo uri umugabo mubi, iyo uri umugabo w'ikigoryi, iyo uri umugabo udafashe inshingano z'urugo rwawe, urugo rwawe rurapfa. Dawudi aravuga ngo ndabarimbura bose, ngo ntawo kwa Nabali uri bubeho. Umugore bita Abigail amenya amakuru arangije hagara mu cyuho urugo ararutabara. So when they had this story, after the servant told David decided to go and destroy Nabal and his family. So when this woman, Abigail, when she heard of it, she stood in the gap. She stood in the gap and said, "Let it not be, he cannot destroy my family." Nirere Elyse avuga kwiyerekwa yagize cyangwa se kuri gahunda y'inkingi y'umuryango yagaragaje ibintu bitandukanye, uburyo hari amakuru yakiriye, hari hishirwa yagize, amaze kurigira ahagara mu cyuho cyangwa se asenga Imana kugira ngo itabare umuryango. Abigail rero nk'umugore uzi ubwenge yaje kwita ku birenge bya Dawudi aramwinginga, arangije uyu mugore niwe wahanuriye Dawudi ubuzima bwe, amubwira ibyo Imana igiye kuzakora. Naho tubona avuga ko Abigail ari umuhanuzi ariko yavuze ubuzima bwa Dawudi, aravuga ngo Imana yashyize ku ntebe niwe uzayobora iki gihugu, niwe uzayobora Abisirayeli bose. Narebye Abigail yari umugore uhagarara mu cyuho. Iyo uhagarara mu cyuho Imana iguhishurirwa, iyo uhagarara mu cyuho Imana iguha amabanga akomeye, iyo uhagarara mu cyuho hari Imana ikuvana, hari Imana ikugeza. Amen. As Nirere was sharing about different reasons, that's why she stood in the gap. She saw a revelation. She had a revelation. She had a vision. We see Abigail also standing in the gap, having a revelation. She's the one who prophesied upon David's family. The Bible doesn't tell us that she was a prophetess, yet she stood and then prophesied upon David's family, saying that God enthroned him. When you stand in the gap, the Lord speaks through your life. Turabona rero Abigail arangije amaze kubwira Dawudi amagambo akomeye no kumuzanira amaturo no guca bugufi. Dawudi ngo ako kanya gahunda yo kugira nabi urugo rwa Nabali irahagarara. Igihe kirageze urimo kunyumva, gahunda yasi ikuzimu ku rugo rwawe igiye guhagarara kubera Imana dusenga. Gahunda y'ikuzimu igiye kuvaho kubw'imbaraga z'Imana. So we see Abigail after bringing in the offerings to David, after bringing in the sacrifice to David, it changed. David changed the program of destroying the family of Nabal. So this is the time, who you are listening to me, this is the time that the evil plans the devil had planned to your life be demolished in the name of Jesus. Ijambo Nabali bivuga ngo ikigoryi, ibaze kugira umugabo biti ikigoryi, kugira umugabo biti bandi escrow, bitera gahinda umutima, bikomeretsa umutima. Ariko igihe kirageze kugira ngo Abigail hagaraye mu cyuho Nabali abasha gutabarwa. Abigail hagaraye mu cyuho Nabali aratabarwa, abana baratabarwa, umuryango uratabarwa. Kuko twaje kugara mu cyuho tuvana muri 20 twaje muri 21 hari ibintu bigiye gukoreka mu buryo, hari ibintu bigiye gukoreka mu isi yo mu mwuka, hari bigiye kuvaho kugira ngo izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru.
The name Naba means fool. Imagine having a husband who is named to be fool, who is named to be a bandit, who is named to be scandering around. But Abigail stood in the gap. So this is the time so that we stand in the gap as we're moving from 2020 going to 2021. God removes different things and different evil plans the devil had planned upon our families. Iyo duhagaze mu cyuho imigambi y'ikuzimu ivaho. Iyo duhagaze mu cyuho ibitero bivaho. Iyo duhagaze mu cyuho intambara zungutse zivaho. Ndagusanga nawe urimo kunyumva wa mugabo we, wa mugore we, wa mwana we, wa mukobwa, wa muhungu we, hagara mu cyuho ibikuzungurutse bigiye kuvaho mu izina rya Yesu. When we stand in the gap, when they stand in the gap, the evil plans are demolished. When they stand in the gap, the evil plans the devil attacks onto us, they all get demolished. It is a time for you, the man, the woman, the young child, the husband or the wife who are listening to me, following to me. This is the time so that we stand in the gap, we close the breach. Imiryango yacu ifite imbogamizi zitandukanye. Our families have different challenges. Imbogamizi ya mbere abantu babaye busy cyangwa se bafite ibibahugishije bikomeye cyane mu buzima bwabo. The first challenge is busyness. People are so busy that they cannot get time to attend to one another. Iyi imbogamizi ikomeye cyane. This is the first challenge we are having. Ugasanga abagabo barita mu kazi cyane, abagore barita mu kazi cyane, bakibagirwa abana babo. You find that men are diving into work and also women are also into work so much they do not get time for their children at home. Ugasanga abantu barita ku mirimo, barita mu itorero, ugasanga pastor aba mu itorero cyane, mama pastor aba mu itorero cyane, ariko ntite ku bana biwe, ejo ugasanga hari undi wabitayeho. You find that the mother is taking care of the church, or a father is taking care of the church. The pastors are taking care of the ministry. Later on, you find that these children are being cared of by someone else. Iri terambere naryo rimwe ratujyana ahantu habi kandi yakagiye kudutwara ahantu heza. The development also is taking us in a wrong place or in a worse place instead of taking us to a good or a better place. Hari ababyeyi cyangwa abamama bapapa arara kuri Facebook, arara kuri WhatsApp, arara ku mbuga zitandukanye, arara mu mafilime, urugo rurimo rurajya muri ka urimo ruramanuka hasi. There are different men, there are different women who spend their nights on Facebook, on WhatsApp, on different social medias. This means that the family is being ruined. Tugiye gusenga. We are about to pray. Kugira ngo twinjire mu mwaka 21 duhagaze urugo ruhagaze mu butsinzi. For us to go in 2021 while the family is in victory. Tugiye gusenga. We are about to pray. Ndaza guhagarara ku nkingi y'umuryango w'abagabo cyangwa se abapapa. I'm going to stand on behalf of the men. Mose yahagaze mu nkingi, yahagaze mu mucyuho bituma ubwoko bw'Imana butabarwa. Moses stood in the gap or stood in the breach and then he made the people of God to be rescued. Ingabire Sharon araza guhagarara mu nkingi ngo twumvise Abigail yahagaze mu nkingi, yahagaze mu cyuho bituma urugo rwe rutabarwa. Ingabire Sharon is going to be standing on behalf of women as Abigail stood in the gap and his family was rescued. Nirere Elyse araza guhagarara mu cyuho cy'abana aho tubona abakobwa ba Sorofehadi, abana b'abakobwa bahagaze mu cyuho, Imana irangije irabatabara ishyira itegeko ryo ko bakira gakondo yabo. So Nirere Elyse is also going to be praying on behalf of children as we see the daughters of Sophahad, they stood in the gap and they also made it possible to be rescued. Tugiye gusenga Imana. We are about to pray. Urugo rurimo gupfa. This family that is being destroyed. Abana baraba bamayo mu muhanda. Kids are becoming street boys, street children. Abagabo barimo barata abagore babo. Men are leaving their responsibilities. Abagabo barata abagore babo. Men are leaving behind their abagore barata abagabo babo. Wives are leaving their husbands. Abana barata ababyeyi babo. Children are leaving their homes. Ariko cyo twakora nk'abagabo muri aka kana. But what we can do as men this time, tugiye gutabaza Imana. We are going to call upon the Lord. Mose yahagaze mu cyuho. Moses stood in the breach. Umuryango uratabarwa. The family was rescued. Yewe inkingi y'umuryango Mose. Moses laid the pillar of the family. Tugiye gusenga rero. We are about to pray. Ndaza guhamagara mu kanya kagiye kuza. In the meantime, I'm going to be Ingabire Sharon ahagarare mu cyuho cy'abamama. To call Ingabire Sharon to stand in the gap of women. Ndaza guhamagara Elyse mu kanya kaza kuza Nirere. Thereafter, we shall also call Elyse. Asenge ahagare mu cyuho cy'abana. To be praying and standing the gap on behalf of children. Murakoze mwadukurikiye rero kubwira ijambo mwumvise. Thank you so much for following this word. Ese haro hagarara mu cyuho hakabaho ubutabazi.
could be there a person who can stand in the gap, and there could be victory to be rescued in the family. Yego twabyumvise. Yes, we have heard it. Nimunyemereraho muri dusenge. So join me in prayers where you Niba uri are. umugabo fatana n'umugore wawe. If you are a husband, please hold your wife. Mubyeyi fatana n'abana bawe. Please, dear parent, hold your children. Yewe n'abakozi bawe. Even your workers. Iyi myuka mibi yabamona mu kazi yabakeba yaba iveho mu izina rya Yesu. All these evil spirit, all these evil behaviors of the sister-in-laws, the mother-in-laws, the concubines may be destroyed in the name of Jesus. Mana ndagushimye muri aka kanya kubw'umuryango. Ndakwereka abapapa aho bahagaze mu gihugu, aho bahagaze ku isi yose mwami. Nkweretse abapapa mwami wabahamagaye nk'umutware w'urugo, ariko inshingano z'abagabo ntibarimo kuzakira neza. Turaguhamagaye mwami, turazamura abapapa aho bari mwami muri iki kigo cyo guhagarara ku nkike mwami, guhagarara mu cyuho. Nzawe abapapa bose aho bari mwami, abarimo kunyeganyezwa, abarimo guterwa, abarimo guca mu kaga gakomeye. Turahagaze mwami Mana, turaguhamagaye papa. Ibyateguwe 2021 kugira ngo ingo zizasenyuka ari nyinshi, duhagaze nk'abagabo, duhagaze nk'abapapa, turahagaze mwami aho abagabo bari mwami ku isi yose. Turasenze mwami izi mbaraga ziveho, izi mbaraga zikurweho. Satani yapanze ariko turabivanaho, imirimo ye yose tuje kuyikuraho mu izina ry'Yesu. Turavanaho imirimo ye, turavanaho gukora kwe kose. Turasenze mwami Imana imyuka yose mwami irwanya abagabo, turayivanaho, ibateza ubukene, ibateza kwiheba, ibateza kaga, ibicaniro by'abarozi, ibicaniro by'abapfumu tuje kubivanaho ku bagabo bawe mwami. Turabivanaho umugisha abagabo, bahumugisha mwami. Ntago dukeneye abagabo nk'abana bari, abagabo b'ibigoryi. Ntago dukeneye abagabo bajya mu bapfumu, ntago dukeneye abagabo bajya kuraguza, ntago dukeneye abagabo bajya guterekera. Ibyo byose turabivanaho, turabyigizayo, turabisenya mu izina ry'Yesu. Jambo ryarambwira ngo Gideyoni yahagaze nk'umugabo, arahaguruka asenya ibicaniro byose bitera abagabo. Tuje kubisenya ibicaniro bibateza kunanirwa mwami Imana kubaka, bibateza kunanirwa kurera abana babo, bibateza kunanirwa ibi bicaniro, bibateza kunanirwa kuyobora ingo zabo. Ibi bicaniro tumafata abagore babo nabi, tuje kubisenya, tuje kubirandura. Gira neza abagabo mwami Imana. Ndasenga 2020 bayisohokemo ari bazima, bafite umugisha, bafite amahoro. Bije muri 2021 Mana baguhamya, baguhimbaza. Turasenze mwami kubw'ubuntu bwawe, kubw'imbaraga zawe Mana. Urakoze kuri Imana, urakoze kutugiriye neza, urakoze kubw'icyubahiro cyawe mwami. Ndagushimye Mana muri aka kanya kubw'ijambo twumvise mwami. Urakoze mwami, izina ryawe rishyirwe hejuru mu izina rya Yesu, amen. Mbere yuko nakira bene tabakomeza gusenga, Before I welcome other members to pray, ni utarakira Yesu mwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, if you have not yet received Jesus as the King and the Savior of your life, ndagira ngo wakire Yesu. please, I want you to receive Niwe Jesus. rufatiro, He is the niwe nkingi foundation. y'umuryango Yesu Kristo. He is the pillar of the family, Jesus Ndagira ngo Christ. wakire Yesu I want you to kugira ngo receive urugo rwawe Christ, aruyobore neza. for Him to lead your family well. Reka niba utarakira Yesu, reka ngufashe usenge iri sengesho. So if you have not yet received Christ, Jesus and Savior, these are the words to repeat. Ariko turemeranya no kubyemera nyine. But you have to first accept. Vuga ngo mwami Yesu, Say, Lord Jesus, nje imbere yawe, I come before you. ndananiwe, I am fed ndi up. umunyabyaha, I am a sinner. ndatsinzwe. I am defeated. Ariko uyu munsi But today, fashe icyemezo I take a cyo decision kukwakira to receive you nk'umwami as the King n'umukiza and the Savior w'ubugingo bwawe. of my life. Vane mu gitabo cy'abarimbuka, Remove me from the book of those who are perishing, ushyire mu gitabo cy'ubugingo and put me to the book of mu life. izina rya In Yesu. the name of Jesus. Mana nkweretse mwami abakira agakiza muri aka kanya, baha umugisha, ubagire neza, ubakomeze kandi ubarwanirire mu izina rya Yesu, amen. Imana baha umugisha. Tugiye kwakira ugiye guhagarara mu cyo cy'abamama, akomeze nawe adufashe. Murakoze. God bless you. We are going to be calling those who are going to be praying on behalf of women and behalf of children. God bless you. Icyampa Uwiteka agasana umuryango wanjye. Magaze mu cyuho cy'abadamu cy'abamama dusenga kugira ngo Uwiteka asane umuryango wacu, asane imiryango yacu mu gihe nk'iki.
Uwiteka mwami Imana yacu, Mana ikomeye, twongeye guhagarara mu gihe nk'iki, duhagaze mu nkike z'umuryango, magaze mu cyuho cy'abamama. Uwiteka Mana, ndasenga nsaba imbabazi kubw'abamama benshi batahagaze mu cyuho cyabo. Nsabye imbabazi Uwiteka Mana, kuko waturemye mu ishusho yawe, uturema turi abafasha bakwiriye, ariko igihe cyarageze umumama ava mu nkike zava ava mu mwanya wahagazemo nk'umufasha. Mwami, nje muri aka kanya nsaba imbabazi kubw'abamama, abamama batakaje umwanya bajya mu bitabakwiriye, bajya mu gukora ibitari by'ubufasha. Uwiteka mwami wacu, reka aka kanya ubabarire buri mumama wese, magaze mu cyuho cy'umumama cya buri mubyeyi wese, nsaba imbabazi kubw'abamama bose, nsaba imbabazi kubw'ababyeyi batahagaze mu gihe cyabo, batamenye inshingano zabo, batahagaze kubw'umuryango wabo, batahagaze kubw'abana babo, batahagaze kubw'abatware babo. Mwami, icyizere waduhaye nk'ababyeyi ntabwo twagihagazemo. Kristo, inshingano waduhaye nk'abagore ntabwo twazihagazemo. Igihe kirageze Uwiteka mwami, duciye bugufi, turasabye imbabazi mwami kubw'abagore bose, sabye imbabazi kubwa buri mugore ahari wese utaramenye icyo gukora, uwatakaje umwanya. Mwami Imana nziza, duhagaze aka kanya dusaba Uwiteka Imana ngo tubabarire. Ijambo ryawe riratubwira neza muri Mariko 7:6, ni amagambo Kristo yasubiyemo, aravuga ngo Yesaya yahanuye iby'ukuri, ngo aba bantu bamvugisha iminwa yabo, ngo ariko imitima yabo ikamba kure, imitima y'abadamu yakugiye kure. Mwami, twongeye kugarura umudamu imbere yawe, nzongeye gusaba imbabazi kubw'umumama wagiye kure, kubw'umumama wagutaye agati inshingano ze, kubw'umumama watakaje icyerekezo kubw'umuryango we. Uwiteka mwami, tubabarire. Mana nziza, turebesha amaso y'imbabazi, reka buri mumama wese umubabarire, umwejesha amaraso yawe. Mwami, twemeye ko twatsinzwe, twemeye ko twarangaye, twemeye ko twasinziriye, twemeye ko twagiye mu bidafite umumaro. Wongera utubabarire nyaguhora ku ngoma, babarira buri mugore ahari ku mpande zose z'isi. Mwami, turahamagara imbabazi zawe. Kristo, twongeye gutakamba, ntabwo twabigenje uko watubwiye, ntabwo twabereye amaso abana bacu, ntabwo twabereye amaso ingo zacu, ntabwo twabereye amaso abagabo bacu. Satani twamuhaye urwuho arinjira, yinjiriye mu marembo twikinguriye. Twongeye kugaruka ngo tubabarire, tubabarire mwami w'abami, tubabarire kuko uri Imana igira neza. Mwami, nongeye gusaba imbabazi kubw'abamama, nongeye gutanga imbabazi. Abamama barababaye nabo bagira umujinya, baragundira, baravuma, basohora amagambo yo kuvuma, ariko Mana waduhamagariye gutanga umugisha. Ntabwo akanwa k'umubyeyi gakwiye gusohoka mu muvumo. Abamama baravumye, bavuma abagabo, barakomeretse, nabo barakomeretsa, bavumye abana babo, bavumye abamuramukazi babo n'abanyirabukwe babo. Ariko aka kanya turarakura imbabazi, buri mubyeyi wese ararekura imbabazi kugira ngo tubabarirwe. Nk'uko ijambo ryawe ritubwira muri Mariko 11:26, ngo nimubatababarira ngo namwe ntabwo muzababarirwa ibicumuro byanyu. Turekuye imbabazi ku batubabaje, turekuye imbabazi ku baducumuyeho, turekuye imbabazi ku baturakaje. Mwami, twongeye kuza imbere yawe kano kanya, iminwa yacu twayivugishije amagambo mabi, iminwa yacu twayikoresheje nabi, imibiri yacu twayikoresheje nabi, ariko turagarutse, twongeye kugaruka ku nkike kugira ngo dusanire umuryango. Mwami, turongera mwami aka kanya, turongera kwegurira imiryango yacu, turayikweguriye Kristo. Nk'ababyeyi tukweguriye abana bacu, tukweguriye imibiri yacu ngo ibe insengero zawe. Twongere udusubize mu ubwenge. Ijambo ryawe riratubwira mu Ngoma za 2:30 ngo nimugarukire Uwiteka, ngo bene wanyu n'abana banyu ngo bazagirirwa imbabazi. Mwami, turakugarukiye, tugarutse ku birenge byawe, tugarutse kongera kugusenga. Twambuka uyu mwaka twongeye kugarura imbere yawe abacu bose, tugaruye abana bacu imbere yawe. Turagarutse kugira ngo babarire imiryango yacu, turagarutse kugira ngo abagabo bacu bababarirwe, turagarutse kugira ngo abana bacu bibukwe. Uwiteka niwe wabikora, nta wundi wabidukorera. Mwami, niwe wenyine twagarukira, ukagarura abyajyanwa ari imbohe, ukagarura abakoreshwa uburetwa, ukatugarura abagabo bacu bari mu byaha, ukatugarura abana bacu bari mu mogi, bari mu biyobyabwenge n'ibindi byinshi. Mwami, nta wundi wabikora uretse wowe.
turakwinginze tugarutse ku ntebe yawe. Imiryango yacu yatanze ubutunzi bwayo mu bitafite umumaro, abagore bagiye mu bapfumu, abagore bagiye mu gukoresha imibiri yabo uburaya, imibiri yabo ubuturo bw'abadayimoni, ariko tugarutse ku ntebe yawe, tugarutse ku birenge byawe, kugira ngo abo bose bagarurwe, bakurwe mu mpera z'isi hatandukanye, bakurwe mu myobo itandukanye, bakurwe aho bizingitira mu byaha, bagarure ku ntebe yawe. Uwiteka mwami wacu, twongeye kugusaba no kukwinginga ngo Uwiteka mwami imibiri yacu, mwami Imana imiryango yacu turayikweguriye mu izina rya Yesu. Mwami Imana nziza, ongera uha umugore ubwenge, ongera uha umugore iminwa ivuga ibyawe, ongera uha umugore uhagarara mu cyuho, kugira ngo 2021 uzaba umwaka wo gusana umuryango, uzaba umwaka wo gukomeza inkike z'umuryango, uzaba umwaka w'ubumwe, uzaba umwaka wo gufatana amaboko twambuke tugana mu kindi cyerekezo. Urakoze mwami, urakoze nyaguhora ku ngoma, tugweguriye byose, tuguhaye byose, ni wowe utegeka kandi uganze. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Uwera wa Isirayeli, byiringiro bizima, Imana yuzuye imbabazi, Imana yuzuye ubuntu, Imana yuzuye urukundo, Mana igira neza, mpagaze ahangaha mpagaze mu cyuho cy'abana. Uwera wa Isirayeli, abana twarakomerekejwe, hanyuma data twitwara nabi imbere y'ababyeyi bacu. Hari n'abubahutse barabatuka. Mana igira neza, kandi ijambo ryawe riratubwira ngo nidushaka kuramira mu gihugu Uwiteka yaduhaye, ngo twubahe ba data na ba mama, ariko kubera ko imitima yacu yakomerekejwe Mana, twirengagije data mwiza iryo tegeko ry'ijambo ryawe, dukora amakosa, turarengera, turabubahuka, tuvuga ibidakwiriye ku babyeyi bacu, turekura amagambo adakwiriye ku babyeyi bacu. Mana igira neza, aka kanya tuje gutakamba kugira ngo udukure munsi y'umuvumo twaba twaratewe nuko tutubahisha ababyeyi, udukure munsi y'umuvumo twaba twaratewe nuko twakomerekejwe, udukure munsi y'umuvumo twaba twaratewe nuko tutumviye, udukure munsi y'umuvumo twaba twaratewe data mwiza n'amagambo mabi ababyeyi bacu baturekuyeho. Uwera wa Isirayeli, mpagaze mu mwanya w'abana aka kanya, mpagaze mu cyuho cy'umwana wese, mpagaze mu cyuho cy'umwana w'umunyarwanda, mpagaze mu cyuho cy'umwana uri ku isi yose. Hari abana data mwiza bavugijwe uburenganzira bwabo, hari abana Mana igira neza bahindutse ibivume kandi ari ibiremwa byawe, hari abantu Uwera wa Isirayeli bafashwe ku ngufu kubera data mwiza kutuzuza inshingano kw'ababyeyi bacu, hari abana bahindutse abanyamuhanda data mwiza kubera kubabazwa n'ababyeyi bacu, hari abantu Uwera wa Isirayeli aka kanya bahindutse abatinganyi kuko batahawe icyizere gituruka mu babyeyi. Ibyo byose Mana igira neza, nzi neza kuri Imana igitanga amahirwe ya kabiri. Nje kubatakambira aka kanya Mana, nje kutegeka Satani kugira ngo abarekure, ndategeka dayimoni, ndategeka umwuka wose mubi waba warafashe umwana wuririye ku gikomere yagize, wuririye ku makosa yakoze, aka kanya ndategeka kugira ngo abo bana Satani abarekure. Ndavugana n'umwana wese Satani yibye akamuhindura umutinganyi, ndavugana n'umwana wese ufite gahunda yo kwiyahura, ndavugana n'umwana wese yahisemo inzira yo guhinduka indaya, ndavugana n'umwana wese yahisemo inzira yo kwigira ikirara. Uwo Mana aka kanya ndamugaruye mu gikundiro cyawe, ndamwambuye imigambi y'abadayimoni. Turabyanze ntazapfa ari indaya, ndabyanze ntazapfa ari umutinganyi, ndabyanze ntazapfa ari ikirara, ndabyanze ntazapfa ari umunywarumogi, ndabyanze ntazapfa uko nguko ababyeyi bamuvumye. Ndacatsa kamba ngo udukure munsi y'imivumo y'ababyeyi. Hari abo bavuze ngo bazapfa batyo, hari abo bavuze ngo bazapfa bazerera, hari abo bavuze ngo ntacyo bazimarira, hari abo bavuze ngo ni ibicucu. Mana igira neza, ndasaba kugira ngo Uwera wa Isirayeli uhanagure kuri
kuri buri mwana igitutsi cyose, umukure munsi y'umuvumo data mwiza, yaba uwatewe n'ibyaha yakoze Mana, yaba umuvumo yarakuriweho n'ababyeyi data, ndasaba kugira ngo amaraso yawe aburanira abana aka kanya, amaraso yawe agaragare ku bana, agaragare ku bana bose ku isi yose data. Ndatakambiye umwana uri utoterezwaho tutareba, ndatakambiye umwana uri ukubitirwaho tutareba, ndatakambiye umwana wuzuye agahinda kuko adafite urukundo rw'ababyeyi. Mana igira neza, nza kuburana gakondo y'abana, ndaburanye gakondo y'abana aka kanya, ndaburanye gakondo y'abana, ndaburanye gakondo y'abana. Twanze ko abana bakomeza kuba imfabusa, twanze ko abana bakomeza gutotezwa. Namamaje amahoro ku musozi w'abana, namamaje amahoro ku musozi w'abana, namamaje ibyiringiro ku musozi w'abana, namamaje gukundwa ku musozi w'abana, namamaje ububyutse ku musozi w'abana, namamaje data mwiza abantu bazaba bakomeye mu bana, namamaje abapasiteri, abaperezida Mana, abayobozi bakomeye, abaganga, abagore beza n'abamama beza bazavumbuka muri aba bana data. Twanze uwera wa Isirayeli kwinjirana agahinda mu bana mu mwaka wa 2021, tuhakaniye Satani, abana bacu ntibazinjirana amarira, turabamwambuye abahinduwe ibicucu data mwiza n'impamvu zitandukanye. Tumwambuye ubwenge bwabo, tumwambuye amahoro yabo, tumwambuye uburenganzira bwabo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mana ndatabaje nguzure agahinda k'abana, abana data mwiza bazira ubusa, ndahurujije uruwera wa Isirayeli. Reka Mana muri iki gihe cyo guhembuka k'umuryango, muri iki gihe utoranya bakomeye, Mana igira neza, uha imitima y'abana kubabarira, imitima y'abana kugushaka, imitima y'abana kukunyotererwa, imitima y'abana gushaka kumva icyo uvuga. Mana igira neza, natuye kubabarira Mana mu cyimbo cy'abana bose bababajwe n'ababyeyi, mu cyimbo cy'abana bose uyu munsi bari victime y'ibyo ababyeyi babakoze, mu cyimbo cy'abana data mwiza bahinduwe ibimuga n'abababyaye, mu cyimbo cy'abana bazerereye bafite aho bavuka, mu cyimbo cy'abana bafashwe ku ngufu n'abase, mu cyimbo cy'abana bafashwe ku ngufu n'abo bafitanye isano. Nanze imbabazi data mwiza, Mana igira neza, turababariye kugira ngo natwe tubabarire, maze numara kutubabarira utugarukeho, numara kutubabarira utugarurire gakondo yacu. Turaburana gakondo yacu nk'abana, turaburana gakondo nk'abantu waremye data ufite umugambi. Mana igira neza, natuye ko tubabariye abaduhemukiye, natuye ko tugiye kuba abanyamumaro, natuye ko tugiye kuba abanyamugisha, natuye ko tugiye kuba abanyagikundiro, natuye ko tugiye kugirirwa neza, natuye ko tugiye kwiyunga n'ababyeyi bacu. Twubatse ikiraro data cy'ubwiyunge hagati y'abana n'ababyeyi, nubatse ikiraro cy'ubwiyunge hagati y'abana n'ababyeyi, nubatse ikiraro cy'ubwiyunge hagati y'abana n'ababyeyi. Umubyeyi wese data wataye umwana aka kanya ndaburanye uburenganzira bw'uwo mwana imbere y'Imana. Data gira kubigenza, gira kubigenza wera wa Isirayeli, urabishoboye, uri Imana ikora ibiruta cyane ibyo twibwira. Urakoze Mana ko hari abantu ugaruriye uburenganzira bwabo, urakoze data kutubabariye kuko natwe tubabariye, urakoze kutugaruyeho imbabazi ubwa kabiri, urakoze ku mwaka wa 2021 tuzaba turi abana nk'abandi, urakoze ko mu mwaka wa 2021 tuzagubwa neza, tuzaba abakozi b'umumaro data, tuzaba abana bakwiriye data mwiza mu maso yawe. Wera wa Isirayeli mbisabye nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'igitangaza, tugarutse imbere mwami nk'umuryango, tugarutse imbere mwami Imana mu izina ryawe Yesu. Duhagaze mu cyuho cy'abapapa abamama, duhagaze mu cyuho mwami cy'abana mu izina rya Yesu. Mana tuzi ko umuryango niyo nkingi mwami Imana y'igihugu, umuryango niyo nkingi y'isi yose. Turasenze mwami Imana, turaguhamagaye kubw'ubuntu bwawe mwami Imana, duhagaze mu butware bwawe,
duhagaritse ubutane, duhagaritse indyanyi, duhagaritse mwami Imana gutana, duhagaritse mwami Imana gahunda z'umwijima z'ikuzimu, twongeye kuzamura urugo mwami Imana. Igihe cyose mwami Imana ubona urugo mwami Imana ni gahunda yawe, ni watangije mwami Imana mu ngo bya Edeni, ushyiraho urugo, ushyiraho umuryango, turavanaho ibitera umuryango, intambara z'iburyo n'ibumoso, ibigambi ikuzimu ku muryango, tuje kuyivanaho, tuje kuyikuraho, ibyapanzwe mu isi y'umwijima tuje kubikuraho. 2021 Mana, tubona urugo rw'umugisha, tubona urugo rw'amahoro. Mana turasenze, duhagaze mu cyuho mwami Imana, turaguhamagaye ibyaterekerejwe, ibyo babandishije, imyuka y'ikuzimu, imyuka abapfumu n'abaroje, systeme yose mwami, mikorere yose mwami, tuje kuyisenya, tuje kuyikuraho. Mana turaguhamagara, uyu mwuka wo guharikwa turawushenye, uyu mwuka wo gutana turawushenye, uyu mwuka wo kwigomeka turawushenye, uyu mwuka wo kutita ku bagore, kutita ku bagabo, kutita ku bana, turasenya iyo myuka mibi yose mu izina rya Yesu. Turaguhamagaye mwami, imigambi yose y'ikuzimu 2021 ku muryango turayivanaho, turayisenya, turayirandura mu izina rya Yesu. Turatura umugisha, turatura umugisha ku muryango, turatura umugisha ku muryango, turatura umugisha ku bagabo, turatura umugisha ku bagore, turatura umugisha ku bana mu izina rya Yesu. Ubikore mwami Imana, ubikore nyakubahwa. Ndakwinginze imitima mwami y'abayakahebwe, imitima yinangiye, imitima turayimwami turayibohoza, turayivanayo, imitima yibuye mwami reka uyihindura imitima y'inyama mu izina rya Yesu. Uyu mwuka wateye abagabo n'abagore, wateye abana ubusinzi, kunywa ibimogi, ubusambanyi, ubwibone, kwishyira hejuru, izo mbaraga, ibyo bicaniro tuje kubisenya, tuje kubirandura mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu turirukana imyuka y'uburwayi, imyuka yo gukenyuka, imyuka y'urupfu, imyuka mibi, tuje kuyisenya, tuje kuyirandura mwami. Gira neza umuryango ma, gira neza umuryango data, gira neza umuryango papa. Turasenze mwami Imana, imiryango yacu mwami uyirinde korona, uyirinde iki cyorezo cya korona, uyirinde indwara z'ibyorezo mu izina rya Yesu. Turaguhamagaye mwami, reka umuryango mwami turawuzame muri aka kanya, uza umunezero, uza amahoro, uza ibyishimo mu izina rya Yesu. Turagushimye mwami Imana ko 2021 mwami turabyizeye, turabyiringiye. 2021 umuryango ugiye kuba mwiza, umuryango ugiye kumererwa neza. Urakoze kubikoze Mana, urakoze nyakubahwa. Turagushimye mwami Imana. Hari amagambo Abigail yabwiye Dawudi ngo uzahirwa, imiryango 2021 izahirwa. Aramubwira ngo uzayobora imiryango mwami Imana 2021 igiye kuyobora mwami Imana. Ibyo byose turabigushimiye, turaguhimbaje mwami, turizeye mwami, turakwiringiye data kubikoze mu cyubahiro cyawe no mu bwiza bwawe. Imiryango iri mu bushomeri uyihaye akazi, imiryango iri mu bugumba uyihaye mwami kubyara, imiryango irimo kutubaka ubusere batera mwami kugumirwa ubivanyemo, ubahaye kubaka, ubahaye mariage nziza mu izina rya Yesu. Imiryango irimo abana kutiga ubahaye kwiga mu izina rya Yesu. Imiryango irimo abana kutumvira ababyeyi uyihaye kumvira ababyeyi. Urakoze mwami Imana, turagushimye mwami Imana kubikoze papa. Turagushimye mwami Imana ko ibyari ikuzimu, ibyari imigambi ikuzimu ubivanyeho byose, bisenyutse kubw'imbaraga zawe. Urakoze mwami, urakoze nyakubahwa. Abazakurikirana mwami Imana iyi cano nyakubahwa bazakizwe, bazabohoke, bazagushime. Urakoze nyakubahwa. Uha umugisha mwami Imana abadukurikiye bose, uha umugisha mwami Imana. Mwami Elyse iriyerekwa, ibyo byose ubikore kandi zinagera ishyirwe hejuru mwami. Tuzongere guhura umwaka utaha tugushimira ibyo wakoze, tuzongere guhura umwaka utaha tugushimira ababahoye. Urakoze Mana, turagushimye mwami, tugareye icyubahiro cyawe, tugareye gukomera kwawe, byose tubizanye imbere yawe. Urakoze kutugiriye neza mu izina rya Yesu, amen. Icyampa Uwiteka agasana inkike z'umuryango wanjye.
Oh Lord, may you rebuild the walls of my family. ngira ngo mwumvise isengesho rikomeye cyane abakozi b'Imana batugejejeho basenga, umwe yahagaze mu cyuho cy'abapapa, undi ahagarara mu cyuho cy'abamama, undi ahagarara mu cyuho cy'abana, ngira ngo mwese aho muri mwafashijwe mu mpande zitandukanye. I believe that you have been following us. You heard the powerful prayer we had as pastor was standing on behalf of men. And we also saw someone who was standing on behalf of women, another person standing on behalf of children. I believe you had a powerful prayer where you were. Twizeye kwakira rero ubuhamya bwanyu, muzatwandikira, muzahamagara kuri izo nimero mubona kuri screen, muzatubwira ubuhamya mwakuye muri kino gikorwa kidasanzwe, uburyo umuryango wanyu wahindutse, uburyo mwambutse mukinjira mu mwaka mushyashya muri bazima, muhumeka umwuka w'abazima, uburyo Imana yabakoreye ibitangaza mu muryango wanyu. Ubwo buhamya turabukeneye. Elyse akeneye kubona ubwo buhamya, mumwandikire, mumuhamagare, cyane cyane murabizi ko yuko birimo no guca no kuri Facebook yiwe ariho yitwa Elyse Nirere. Aho hose mwamwandikira kuri izo nimero, mwamuhamagara ndetse mwanamutera inkunga, kuko iki igikorwa cyo gufasha umuryango, igikorwa cyo guhora dusengera umuryango, twingingira umuryango, dutakira umuryango, abo bana bari kurira bari hirya no hino bakeneye ubufasha butandukanye. Arifuza rero ko yuko mwamuba hafi, ni mwebwe muhari, ni mwebwe mwafatanya, ninjye nawe dukenewe kugira ngo twubake umuryango, dufatanye na Elyse kuri uyu musozi w'umuryango kugira ngo umuryango twifuza urusheho kuba mwiza. I believe you have been blessed. I believe you have been blessed too. As you have been blessed, also continue to bless others. You can please continue to comment, share, and also if you have a prayer request, do not hesitate to call Nirere Elyse on the number you see on the screen. You might also be feeling that you want to support her because this program is ongoing. You've heard that there are some children, the street children, who need to be supported. So it's me and you to support Nirere Elyse as she's supporting also these children. You can also follow on Facebook account, her Facebook account by the names of Nirere Elyse. Thank you and God bless you. Imana rero ikomeze kubaho umugisha mwe mwese mwabanye natwe kuri uyu munsi, kuri uyu mugoroba turimo turamya, duhimbaza, dusenga, twingingira imiryango yacu. Imana ikomeze kubaho umugisha mwe mwese mwadukurikiranye ku nkingi y'umuryango. Nkwibutsa ngo ukore subscribe, tukubone, utubere inshuti, ujye uhora ubona ibiganiro bya Elyse umunsi ku wundi. Thank you so much for following us. Thank you for keeping posted. And I invite you again to comment, subscribe, and share so that we may keep in touch. And you also be posted as we post different talks or different conversations up on INKINGI Y UMURYANGO channel. God bless you. Muhorane n'Imana. May the Lord be with you.